Ihirika naraguharuriye imodoka. Tuvuge ku bisakuzo. Ibisakuzo byagenewe abakuru n'abato mu Kinyarwanda. Ni ingenzi mu buvanganzo nyarwanda. Sakwe sakwe, somo. Twava mu mwe ntitwarya. Ishyigo. Uru rubuga ni ishyiga ry'inyuma. Muri YouTube channels ni ishyiga ry'inyuma. Ni ahantu uvoma ubumenyi, impamba ku bato n'abakuru. Nyiraho bakangaza ngo mutahe. Imbeho ku rugi. Tukurinde imbeho y'umugoroba. Tukumurikire. Hamwe natwe tyaza ubwenge. Nicaye iwacu murikira isi. Izuba. Nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru. Ijwi. Dukurikire muri iri jwi. Ikaze kuri Kwizera Ildefonse Official. Kunda ibiganiro byacu, like. Isangize n'abandi, share. Duha ibitekerezo, comment, kanda subscribe. Uko dushyizeho ibiganiro cyangwa se ikiganiro ujye uba uwa mbere mu kucyumva. Ibisakuzo. Ibisakuzo rero ni imvugo z'abahanga. Urugero tuvuze ngo sakwe sakwe. Soma. Sogokuru aryoha bose. Umuneke. Umuneke murabizi uryoha umaze iminsi. Uhiye neza nibwo buryoshye. Urumva ko kwica icyo gisakuzo bisaba kuba watekereje cyane, bisaba ubwenge, ntago ari ugupfa kuvuga gusa. Ntago ari ugupfa kuvuga gusa, ahubwo bisaba ubwenge ukaba watekereje. Ruganzu araguye n'ingabo ze. Igitoki. Abazi uburyo basarura cyangwa se batema ibitoki muzi uburyo kigwa. Rimwe na rimwe nk'iyo umuyaga ukigushije rwose ujya kubona ukabona kiguye mu buryo nawe utatekerezaga. Ruganzu araguye n'ingabo ze. Igitoki. Karavugira ibuhanika. Ingasiri. Ayi napfa nakira simbizi. Akanyoni karitse ku nzira. Rero akanyoni karitse ku nzira koko ntabwo kaba kazi niba kazapfa cyangwa niba kazakira, ariko karagenda kakarika. Napfa nakira simbizi. Akanyoni karitse ku nzira. Inka yanjye nyikama igaramye. Umuvure. Mbese inka wigeze ubona inka bakama igaramye? Ariko umuvure iyo benga ubona ko umuvure uba uri muri icyo cyerekezo. Inka yanjye nyikama igaramye. Umuvure. Inka yanjye yizirika ku nzira, uyinyizeho wese akayishitura. Urutoryi. Intoryi murabizi, intoryi ziri ku nzira uko bigenda. Unyuzeho wese, uretse ko atari bose nyine wenda kuko n'ukwiba kandi kwiba ni bibi, ariko mu gisakuzo unyuzeho wese akayishitura. Hari ubwo umuntu ashobora kuhanyura ashonje bitewe n'uko wenda adafite imico myiza, akaba yashitura kuri iyo nka iziritse ku nzira. Intoryi cyangwa se urutoryi. Rukara aratema umuvumba. Urwembe mu musatsi. Ninde byakorohera gutekereza ko urwembe mu musatsi ari rwo Rukara bavuze? Rukara aratema umuvumba. Urwembe mu musatsi. Bisaba gutekereza, bisaba ubwenge. Rukara rw'umwami yicarira abagabo batatu. Inkono. Bisaba ubwenge, bisaba gutekereza kugira ngo umenye Rukara rw'umwami wicariye abagabo batatu. Inkono. Sakwe sakwe. Faraziya aceza yicaye. Akayunguruzo. Abazi kuyungurura muzi ko akayungururo kaba kameze nk'agaceza. Kaba kameze nk'agaceza. Guceza ubundi akenshi ni ijambo ry'igiswahili kuceza. Guceza mu Kinyarwanda rero naho turabibona. Faraziya aceza yicaye. Akayunguruzo rero murabizi, abigeze kugakoresha cyangwa babonye gakoreshwa agasanzwe atari aka ko mu byuma bisya bigezweho uburyo kaba kameze. Ariko na kariya ko muri biriya byuma ntekereza ko kaba gakora nk'utundi tuyunguruzo twose turiya dusanzwe tuzi. Abakobwa banjye bikwije impindu bose. Imirizo y'imbeba. Niba muzi uruhindu mwabonye uko imirizo y'imbeba iba imeze, ibigiye kumera nk'uruhindu. Nshukuye urwina sinatara. Igihandure. Igihandure nta muntu ushobora kukimenya atazi amavunja. Amavunja
noneho igisakuzo kiravuga ngo nsukuye urwina sinatara. Iyo ivunja barivanyemo hasigara ikintu kimeze nk'urwina, ariko kugira ngo umuntu yice iki gisakuzo bimusaba kuba yatekereje, agashyiramo ubwenge, agatekereza, akareba kure. Niyo mpamvu ibisakuzo nabyo biri mu mvugo z'abahanga. Sakwe sakwe, havuyemo umwe ntitwabimenya. Ubwatsi busakaye inzu. Ubwatsi busakaye inzu nko mu nzu zo hambere nyakatsi, washoboraga gusanga zisakaje ibyatsi byinshi cyane, bashyiraho ibyatsi byinshi, ku buryo rero ukuyeho icyatsi kimwe ntabwo bishobora kumenyekana. Havuyemo umwe ntitwabimenya. Sakwe sakwe, nagutera ruganwa iganira n'abantu. Telefoni iganira n'abantu, iyo ni ruganwa iganira n'abantu. Kugira ngo uvumbure icyo gisakuzo birumva ko bigusaba gutekereza cyane. Wice icyo gisakuzo bisaba gutekereza cyane. Abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe, intoki ku biganza, nawe urabyumva, abana b'umwami ku ntebe imwe. Ubwo ni ikiganza kigiye gifite intoki. Sakwe sakwe, kundora ndaguha inkingi y'inzu. Ninde utarigeze kubona inzu ariko ari kure atarahegera, cyangwa se anahegereye ukabona rwose irakureba neza, ukabona irakwitegereza, ariko kubera ko hari imyenge nyine wamaze kubibona, iyo umaze kubibona neza ubona ko ari imyenge, ariko ukabona irakureba ukagira ngo ifite amaso. Niyo mpamvu usakuza avuga ngo sakwe sakwe, kundora ndaguha inkingi y'inzu. Sakwe sakwe, sakuza n'uwo muri kumwe ururimi rwawe. Urumva ko niwe usa naho uba wivugisha. Sakwe sakwe, soma. Ni kagufi nahina so icyanzu. Uko byaba bimeze kose, uko waba uri muremure kose, iyo ugeze mu cyanzu urunama kugira ngo ubashe gucamo. Akenshi na kenshi usanga ibyanzu atari birebire. Iyo ujya kunyuramo rero urunama. Kwica igisakuzo nk'iki bisaba gutekereza, ntabwo bisaba kugenda ako kanya ngo uhite usubize, bisaba kuba watekereje ukareba kure. Sakwe sakwe, soma. Akakariza so, akanyarira jisho. Akanyarira jisho ni akantu, ni agasimba uwo kaguye mu jisho wese ashobora guhita arira. Uko byaba bimeze kose, aba umugabo, aba umuntu mukuru, aba umusore ufite ibigango, ararira. Akakariza so, akanyarira jisho. Ndetse yari kumwe n'umuntu bari ku rugendo, aramubwira ati ndebera akagiye mu jisho. Akanyarira jisho. Karatemba shyashya. Sakwe sakwe, karatemba shyashya, amazi ku iteke. Abashumba, niba mwarigeze kuragira cyangwa se n'abahinzi, amateke murayazi, uburyo amazi agwaho ku iteke uko aba agenda. Karatemba shyashya, amazi ku iteke. Sakwe sakwe, soma. Hari agati utakurira. Umunyereri ni ubwatsi uva ni ubwatsi bubaho bugeze igihe cyo gukura, hakazamukaho akantu kitwa umunyereri. Ubwo bwatsi ni ishinge. Abenshi mu duce tumwe na tumwe babukoresha benga ibitoki, bashaka umutobe benga ibitoki bagakoresha ishinge. Ariko iyo itangiye gukura, itangiye kuraba, reka mvuge ngo kuraba, ivaho agati kitwa umunyereri. Hari agati utakurira, kari agati ntabwo wakurira. Abenshi rero mu duce tumwe na tumwe bakuramo imyeyo yo gukubuza, ariko itandukanye n'iyingiyi tumenyereye igezweho, twavuga ko igezweho. Rero ako niko kitwa umunyereri. Hakuno ibiradiyo biteganye. Iki nabwo ntabwo ari umuntu ubasha guhita akimenya atabanje kubiha umwanya ngo atekereze arebe kure. Sakwe sakwe, kamanutse kibarangura no hasi kati nkaba nasubirayo nakambura data. Akababi k'umuvumo,
namwe murabizi igiti, umuyaga mwinshi, uburyo akababi k'umuvumu gashobora kumanuka kibarangura kakagera hasi, ngo nkaba nasubirayo, kati nkaba nzasubirayo ndakambura data, akababi k'umuvumu. Sakwe soma, zenguruka duhure, umukandara mwese abambara umukandara muzi ko uzenguruka, urazenguruka aho ufungiye ukongera aho utangiriye ukongera ugahura n'ikindi gice kimwe gisigaye. Zenguruka duhure umukandara. Sakwe iki gikundisha akayunguruzo. Iyo abantu bayungurura kandi twavuze mu bisakuzo bibanza, mu gisakuzo kibanza, mu bisakuzo byabanje twigeze kukavugaho. Akayunguruzo iyo umuntu ayungurura, tuyunguruzo dusanzwe turi traditional, iyo umuntu ayungurura agenda akubita urushyi ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande. Ubwo rero iki gikundishyi ubwo ni akayunguruzo. Sakwe inka yanjye yimira mu kinono ikabyarira mu ihembe igitoki. Bisaba ubwenge kubitekereza, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana, ahubwo ukamenya ko inka yimira mu kinono. Tekereza ikinono, urakizi? Niba uzi inka, ikinono ureba aho kiri, ikabyarira mu ihembe, urebe n'ihembe aho riri. Noneho igitoki nacyo uhera hasi mu nguri ukazamuka ukagera hejuru, aho igitoki kiba gitangiye kwana ndetse kikera igitoki. Inka yanjye yimira mu kinono ikabyarira mu ihembe igitoki. Sakwe gakore bakwice agakono k'inzara. Inzara rero, agakono k'inzara, urumva ko kugakora bakumerera nabi cyane. Hari inzara, abantu bose baba bakeneye kurya, kugakoraho uko wiboneye ntabwo byoroshye. Gakore bakwice agakono k'inzara. Ibisakuzo nazo ni imvugo zisaba gutekereza, imvugo z'ubwenge, imvugo kandi abantu bakwiriye kujya bakoresha igihe abantu bataramye ku mugoroba bari kumwe n'abana, abakuru n'abato, bakizihirwa bica ibisakuzo. Dusoza, nagutera nakwiteguye. Sakwe nagutera nakwiteguye. Gusitara, burya sinzi niba utarasitara wowe udukurikiye, ariko gusitara ntabwo biguteguza. Uragenda wigendera mu nzira ukisanga wakubise ino kwibuye, ibuye riba ryakwiteguye rero, cyangwa se ahandi hantu hose ushobora gusitara uretse no kwibuye, bishobora no kuba ku kindi kintu kitari ibuye. Uko byagenda kose wamenye ko gihari, nk'uko bavuga mu Kinyarwanda mu mugani ngo ibuye rigaragaye ntiriba rikisha isuka. Ibuye rigaragaye ntiriba rikisha isuka. Wabimenye ko hari igituma usitara, ugasitaraho, wagihunga cyangwa se ukagenda witeguye ukareba uko ugikatira. Ariko igisakuzo kiravuga ngo nagutera nakwiteguye. Gusitara ubwabyo biba byakwiteguye.